mbanje kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikiye kuri channel yacu yatumenye BTV aho muherereye hose, mwebwe muri mu Rwanda mu ntara zose z'u Rwanda, mwebwe muri mu bihugu duhana imbibi, abari Uganda tubahaye ikaze, abari mu Burundi tubahaye ikaze, abari muri Congo tubahaye ikaze, abari muri Tanzania, Kenya, East Africa mwese tubahaye ikaze. Turi kumwe rero muri iki kiganiro tugiye kuganira n'inzobere mu bintu bya green card. Mbasaba ko mwakora subscribe kuri channel yacu, mukakanda ku nzogera, ibiganiro byacu bikajya bageraho 5 kuri 5, bityo tukabana mu bihe byose tuzajya tunyuza ibiganiro bikabageraho. Najya rero mbibutse ko turi kumwe n'inzobere mu bintu bya green card, cyane cyane ko ubu turi mu bihe byiza, ibihe bya green card lottery, aho abantu bahamagarirwa cyangwa se bashishikarizwa gukora application cyangwa se kwiyandikisha cyangwa se kuzuza amafomu y'abantu bakeneye kujya gutura muri Amerika. Ibi ni ibihe byiza rero, mu bihe ukwezi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga, ni muri iyi minsi tugira ngo tukore ikiganiro twumve inzobere muri ibi bintu agira icyo atubwira. Ariko mbere yuko wenda agira icyo atubwira, nagira ngo musabe abanze atwibwire, abatamuzi mumenye, ariko n'abamumenye n'abasanzwe muzi kandi yongere abasuhuze. Mbaye ikaze nyakubahwa. Mwongeye kwirirwa rero abantu bakurikiye tumenye BTV, ikiganiro cy'uyu munsi, nongeye kubasuhuza. Rero amazina yanjye nitwa Moses, ariko nkaba mfite YouTube channel ndetse na Instagram yitwa Crimson TV. Iyo Instagram cyangwa se iyo YouTube nta kindi kintu iganiraho kitari Green Card Lottery, gahunda ya DV Lottery. Ese ushaka kwa applying Green Card waka applying gute? Ese umaze gutsindira Green Card ni iki gikurikiraho? Ese hariho ibiganiro byinshi cyane ushobora bisubiza ibibazo ushobora kuba ufite kuri Green Card. So muri makeya rero nitwa Crimson TV cyangwa se nitwa Crimson. Wakajyaho kuri YouTube yawe ukandikaho Crimson TV, uzahita ubona ibiganiro byinshi cyane bivuga kuri Green Card. Ari nayo mpamvu n'uyu munsi none turi kuganira kuri Green Card. Yes. Arakoze rero umutumirwa wacu kubibwira. Nakubaha nagira ngo ubanze umara amatsiko. Hari abantu bafite ikibazo cy'uko ngo ibihe by'intangiriro mu kwiyandikisha Green Card ari byo bihe byiza, ngo ariko ngo kubera ko hasigaye igihe gitoya ngo ntabashobora kutemererwa, bakaba baracitse intege. Bimeze biti? Banze bamara amatsiko. Rero ibi bintu abantu ibijyanye n'iyi gahunda ya Green Card cyangwa se Green Card muri rusange, mvuze yuko abanyarwanda muri rusange tutari twasobanukirwa neza ibyitombora, ntabwo naba mbeshye. Ari nayo mpamvu hagenda hariho ibihuha bigiye bitandukanye bigenda bikubwira gutya biti ati niba waplayize ku munsi wa mbere nibwo ushobora kuba ufite amahirwe yo kuba watsinda. Ubundi akaza akakubwira ati niba waplayiga ku munsi wa nyuma nibwo uzaba ufite amahirwe yo gutsinda. Ubundi akaza akakubwira ati ariko niba waplayingirwa n'umuntu uri hanze, urugero uri muri Amerika, nibwo uzaba ufite amahirwe yo kugira ngo gutsinda. Ibyo byose rero ni ibihuha bigenda bivugwa bitewe n'ukuntu umuntu abishaka, ukavuga ikintu ashaka ukakivuga, ariko nta proof ibyo bintu bifite. Urumva iyi gahunda ya DV Lottery hari uburyo kiyateguwemo, nta kintu na kimwe mare amatsiko wenda abantu badakurikiye, nta kintu na kimwe ushobora kuba wakora kugira ngo ube watsindira ube watsindira Green Card. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bakubwira ngo niba waplayize ku munsi wa mbere nibwo ufite amahirwe yo kuba watsinda, ibyo bintu ndagira ngo mubikure mu bitekerezo byanyu, kubera yuko ni ibihuha, sibyo? Hari n'abandi kugeza kuri uyu munsi bakizi yuko nuramuka utsindiye Green Card bazakwishyuriraho kuba, sibyo? Bakakwishyurira itike y'indege. Ibyo bintu byose birahari. Rero amatsiko namara muntu wowe utarapplyinga, ndagira ngo mubwire yuko
wakapurayinga ku munsi wa mbere, wakapurayinga ku munsi wa nyuma, wakapurayinga mo hagati, wakapurayinga saa 8 za nijoro, wakapurayinga saa 4 z'amanywa. Nta kintu na kimwe bizongera mu gutsinda kwawe. Ugutsinda kwawe ni Imana yonyine navuga ngo ibikora. Wowe urapurayinga ibindi ukabiharira Imana. Ahubwo ikintu nakomoreza aho ngaho ndenda tuza ku kibazo warumbajije, muri rusange abanyarwanda, impamvu navuze ngo ntituramenya kino kintu cyane, nubwo tutarakimenya ariko bitugiraho bad effect. Ni ukuvuga ngo ingaruka, yes, bitugiraho ingaruka kubera yuko nk'ubu ngubu ndibuka muri 2019 batari 2020 mu Rwanda twabaye selected turi abantu babaye selected bari 983 ariko cyane. Yes, abo ngabo ni ababa selected. Uvuga ngo hari kuba selected tugerageza tubiganiraho cyane, hari no kubona visa no nyirizina. Ni ibintu bibiri ubundi bitandukanye. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda akantu dufite tuba selected. Urumva abantu 983 ni abantu benshi, urumva nubwo wenda atari benshi cyane, turi gushaka kongera umubare kuko the more ba applying, the more to applying nibwo dutsindisha abantu benshi. Urumva ndahamya yuko uyu mwaka kuko bakuyeho passport abantu bazatsinda ni benshi, uko mwa applying muri benshi niko umuntu atsinda muri benshi. Niyo ngo ikintu kibabaje nimba twatsinze turi abantu, nimba batsinze ari abantu 983, uragenda ugasanga abantu bazabona visa ugasanga ntibageze no muri kimwe cya kabiri. Urumva icyo ni ikintu navuga ngo ngiye kiranambabaza cyane, kubera yuko niba hari impano ikomeye cyane ni karaga first notification leta kakubwira ngo your entry has been selected. Urumva mu gihe ugiye ibisubizo byawe ejo mu kwa gatanu bakubwira ngo wabaye selected, ariko wagera imbere ugasanga ubuze visa. Impamvu ni iyihe rero? Impamvu nuko niba nabyita icyo cyo kuvuga bijyanye no kwa applying, twebwe tujye tugira gute, tujye twa applying to making sure yuko twa applyinze ibintu bizima, sibyo? Ibintu bizima. Uwo applying ntiwite ngo na applyinze ku munsi wa mbere, na applyinze ku munsi wa nyuma, na applyinze, we banza wishiremo yuko gutsinda kwawe ari Imana yonyine ibizi, sibyo? Hanyuma wa applying ibintu byawe neza, kubera yuko impamvu bari abantu bagenda bakabura visa no kubera yuko hari amakosa baba bakoze muri no form turi kwa applyinga muri no minsi, sibyo? Ushobora kurikora utabizi, urikorewe wenda n'umuntu uri kugukorera application. Ari nayo mpamvu muri gahunda mfite cyangwa se dufite muri rusange kuri channel yanjye ndategura gushyiraho video nyinshi cyane zitandukanye zirimo no kwigisha kwa applying, kugira ngo umuntu ajye yiapplyingira ku giti cye, amenye ngo amazina yanjye nyanditse neza, kuko biri mu bintu bidukoraho iyo tugiye kuri bari abantu batwa applying. Ugasanga umubwiye izina, wamubwira izina akaryandika bitandukanye. So icyo ndi kuvuga rero, ndashaka kuzigisha abantu kwa applying. Nuvuga ngo ujye wa applyinga uzi ngo na applyinze ibintu bizima. Nindamuka nsinze nta kintu na kimwe kizangora kujyanye n'amazina, kubera ko ibintu byose nabyapplyinze neza. Instead yo kwa applyinga gutya gusa bisanzwe no kuba utabifiteho amakuru, ukagenda umuntu akakwa applyinga ibyo abonye bikazagukoraho ku munsi wa interview. Urumva mfite ingero nyinshi cyane, wenda nibidukundira turaziganiraho, ndababwira kuri icyo nari ngarutseho. Ubwo mu minsi yashize nari nagiye kuri ambassade, nari namerekeje umuntu agiye gukora interview, ndarambabarira uyu muntu tumwe mukoresha nta kibazo. No kuvuga ngo icyo ndi kubabwira nkuri dukurikije kuri ikintu cyo kwa applyinga neza, ibintu ukabyapplyinga neza, ukamenya ko byapplyinze neza. No kuvuga ngo mu minsi yashize nari nagiye kuri ambassade, hari umuntu ari imerekeje, urumva bafite abantu baba bagiye batsinda. Banga iyo umuntu atsinze ari we wamwapplyingiye cyangwa se agashaka ko niyo tawe ari we wamwapplyingiye, uramukurikirana ukamenya ngo yatsindiye ku mubare uyu n'uyu gutya na gutya, ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugeza abonye visa. Twari turi kuri ambassade rero, nari imperekeje, harangije haza umupapa umuyisilamu kabisa ufite umwana w'imyaka 12 gutyo.
arangije aratubwira ati baradusuhuza bisanzwe kubera ko kuri ambasade ya Amerika abantu bahazi, hari ahantu abantu bategerereza ku ruhande mu gihe bataraza kubahamagara mu gihe gukora interview. Umupapa aratubwira ati mundebere muri fomu uko bimeze, turareba turabona ati it's okay, nta kibazo. Ikintu cyabaye n'iki, hinjiyemo wa muntu wanjye, alhamdulillah visa yaranayibonye, ubu yaranagiye, urumva soon ndashyiraho ikiganiro kugira ngo bibone ko yanagiye. So ikintu cyabaye n'iki, wa mupapa yinjiye mu cyumba cya interview, arangije agaruka ariko donc muri makeya atsinzwe. Yatsinzwe n'iki rero, kugira ngo iyi experience umuntu uri gukurikira kino kiganiro nawe yifate, urumva ni n'amahirwe ko uri gukurikira kino kiganiro mu gihe ukina green card cyangwa se mu gihe wifuza kuzakina green card, sibyo? Ikintu cyabaye n'iki, ni ukuvuga ngo muri iyi form turi kwa applyinga muri ino minsi, abantu bakunze kuyikereza, bakabihereza abantu, bakabibakorera, ugasanga uwo muntu bigukoreye agukoreye ibintu wenda bishobora kuzagukora mu minsi, kuko ntabwo ubuzi kuzatsinda, uba uri kugerageza amahirwe. Ikintu cyabaye rero muri iyi fomu, hari ikibazo cya nyuma kiravuga ngo number of children, umubare w'abana bawe ni bangahe. Ikintu cyabaye rero hariya yashyizeho ko nta mwana afite, urumva. So mu gihe bivugwa yuko ibintu washyize muri fomu ya mbere, iyo wamututsinze, hari fomu yitwa DS-260, yitwa immigrant form, ni fomu nyine yuzuza abantu bagiye gutura muri Amerika, urumva. Itandukanye n'iyindi yitwa DS-160, yuzuza abantu bagiye gusura, abantu bagiye kwiga, abantu bagiye gukora, donc bazamara umwanya mutoya cyangwa se igihe gitoya muri Amerika. Burya rega niyo wagenda ukamara imyaka 3 muri Amerika, uzagaruka umaze igihe gitoya, sibyo? Ariko iyo yindi immigrant form yitwa DS-260, ukora ko watsinze green card, ubu ugiye kugira gute gutura. Naho hari n'abandi bantu bayuzuza, abantu bantu, urugero ufite umuntu ubayo, mukoze ubukwe, arashaka kuzamutwara, nuvuga ngo rero ujya kuri ambasade uba ugomba kuzuza iyo form yitwa DS-260, yitwa immigrant form. Nuvuga ngo rero kuri iki kintu cya green card, ibintu waplainze muri form ya mbere n'ibintu waplainze muri n'ibintu ugomba, kuko iyo umaze gutsinda uhita wuzuza iyo form bita DS-260 bihutirwa. Iyo form rero irimo ibintu byinshi cyane. Iya kabiri, ni ukuvuga ngo ibintu wowe waraplainze muri ya yindi ya mbere biba bigomba kuba bisa neza nk'ibiri muri iyo ya kabiri yitwa DS-260. Bitaba bisa, hakaba hari impamvu ifatika n'ibipapuro bigaragaza yuko hari impamvu ifatika. Urugero, ushobora kwa-applyinga uri single, wagera igihe cyo kuzuza DS waratsinze, ugasanga wenda washatse umugore, uwo mugore wawe umushyira muri fomu, ariko uba ugomba kugaragaza ibyangombwa de mariage, nicyo ari umugore wawe. Sasa rero tugarutse kuri iyo story yacu, kimwe nuko wenda tukira aho ngaho, umuntu ashobora kwa-applyinga atwite, yego, hanyuma igihe cyo kuba selected kikazaba cyarabyaye. Ni ukuvuga ngo wa-applyinze uri umuntu umwe, noneho ugiye kuzuza fomu muri abantu babiri, biragaragara ko ugomba kwerekana ibyangombwa by'uko wowe ari wowe nyina w'uwo mwana cyane, kugira ngo birumvikana hano. Ikintu cyabaye rero muri DS, yongeyemo wa mwana we, mu gihe muri ya fomu ya mbere ntiyigeze amushyiramo, urumva. Byonyine iryo ni ikosa, kuba muri fomu ya mbere warabeshye ko nta mwana ufite, hanyuma wamara kuba selected ugahita wemeza ko ufite umwana. Icyo gihe umukansala cyangwa se uriya muzungu ukoresha interview, we ahita bibona nkaho ushatse gucitinga, ushatse kubeshya, urumva. Ni ukuvuga ngo rero uwo mupapa byarangiye yabuze visa kubera yuko muri fomu ya mbere nta mwana yari yashyizemo, mu ya kabiri amushyiramo, byitiriwe yuko ashatse gucitinga. Ahangaha rero niyo mpamvu ndi kugaruka ku kintu cyitwa kubigisha kwiyapplyingira. Ahangaha ntabwo nyewe nkurikije ubumenyi mfite kuri bino bintu, ntabwo uriya mupapa ari ushobora kuba arakoze ikosa. Ariko nanone hari ibintu abantu ba-applyinga
babifashe minembwe akapurayinga akubwira ati ngewe ndi single ndi umuseribateri ariko yabagera igihe cyo gutsinda akibuka ko afite umwana kandi wa mwana bagomba kujyana. icyo rero ngo bantu mwapurayinga mutange amakuru yuzuye meza niba uri umuseribateri uve kuri umuseribateri, niba uri umudivorce uvuge kuri umudivorce, niba uri umusepare uvuge kuri umusepare, niba wumva ushaka kuzajya muri Amerika kabone nubwo waba uri umugabo ufite umugore n'abana ariko ukaba uvuga uti wenda charge z'umugore na famiye bishobora kungora, byemeze ko uri wenyine no kujya kuzuza fomu ya kabiri uzibuke ko uri wenyine. Keretse nuramuka werekanye ko ni urugero nanone rubaho ushobora kuba ubana n'umugore wawe mu buryo butemewe n'amategeko ariko noneho ukazajya kuzuza fomu warasezeranye n'umugore wawe, icyo gihe nabyo bisobanukiye ku bantu wujuje fomu ubana n'umugore ariko mutarasezerana imbere y'ubutegetsi mukazasezerana nyuma, icyo kintu nacyo kisobanuke ko birashoboka. Ariko ntuzavuge ngo wujuje fomu uri mariye cyangwa uri seribateri wajya hari ukerekana ko uri mariye, bigaragara yuko harimo ibintu by'amanyanga. Kandi kugira ngo ubone visa bari abantu ikijyanye n'amanyanga ubwo ugomba kukigendera kure. So icyo navugaga rero ku bijyanye no kumenya kwiapurayingira ni ikintu ngiye ndi gukomozaho cyane kuko nicyo kintu gituma abantu batsinda. Ni ukuvuga ngo uwo mupapa iyo aza kubwirwa mbere wenda bitewe n'umuntu umwujuje iyo fomu ya kabiri, iyo aza kubwirwa mbere akamubwira ati kuko iyo ugiye kuzuriza umuntu nabyo biranga kuba professional mu kazi, ugomba kubanza ukamenya ngo ese mbere yapurayinze biki. Ni ukuvuga ngo uriya muntu iyo aza kumubaza ati ese mbere wapurayinze biki akamenya, kuko ndakeka yuko ashobora kuba yizi byanze bikunze ntabwo yari abizi ariko yari bimubwira akamubwira ati rero muri la fomu ya mbere ntibigeze ushyiramo umwana, nituramuka tumushyize muri iyi fomu ya kabiri biratanga risiki yuko ushobora kuzahura visa. Icyiza rero reka tumureke kuko n'ubundi mbere ntiwigeze umushyiraho. Iyo aza kumubwira gutyo ndahamya yuko uwo mupapa ntabwo yari yanze kugenda, urumva yari bukoresha logique akavuga ati ntakunda kugira dusigare twese, reka ngende njyenyine n'ubundi ubuzima ngiye kubushakira umwana wanjye, ngiye gushakira umuryango wanjye. Icyo kintu rero urumva cyatumye agira gute abura visa. Ibaze uratsinze umaze imyaka ingahe wapurayinga green card, sibyo? Usaba Imana wasabye amaduwa menshi cyane mutsindire green card, ugize gutyo uratsinze urangije ubuze visa kubera ko kantu kameze gutyo. Dukangurire rero abantu mwe murimo kwapurayinga application ya green card lottery yuko muzirikana amakuru mwatanze mu ntangiriro mwuzuza fomu zanyu. Niba warujuje fomu yawe uvuga ko ufite amazina abiri, ayo mazina abiri aba ari ayo y'ukuri, no mu byangombwa byawe pasiporo yawe azaba ariyo yanditsemo. Si ibyo gusa, niba warujuje fomu yawe uvuga kuri umuseribateri uzamenye ko igihe cyose uzajya gukurikirana dosiye yawe utazavangamo ikindi kintu mu gihe nta mpinduka igaragara yuko cyagiye wari seribateri ukaba uri mariye, nta byangombwa, nta proof yuko koko byabaye nyuma. Iki kintu rero dusabe abantu mwese muri gukora application mutanga amakuru nyayo, mutanga imyirondoro nyayo. Nagira ngo tukira aho ngaho abantu babashe kumenya ubundi imyirondoro ibisabwa bikenewe kugira ngo wuzuze green card lottery niki. Tubwiye ko pasiporo uyu mwaka wavuyemo, ubundi kugira ngo abantu basobanukirwe ibikenewe kugira ngo buzuze fomu yabo ni ibiki, hasabwa iki? Ubundi ikintu kiba gikenewe ntabwo ari ubundi ni uriya fomu usibye kuba wenda ugenda bakayikuzuriza ukishyura ibyo bingahe, ubundi ni fomu wakabaye wiyuzuriza nk'umuntu kabisa ugejeje imyaka ingahe nyine uri mukuru bihagije, kuko ni imyirondoro yawe, nta mazina gusa. Urumva niba ufite amazina 3 ndakeka n'ikibazo cya mbere, amazina 3 nimba uyafite amazina 3 uyashyiraho.
iyo udafite izina rya gatatu utikinga ko ntaryo ufite. Ariko ayo mazina ukayandika neza, ayo mazina agomba kuba ahuye n'amazina ari ku ndangamuntu, niba ufite pasiporo bikaba bihuye. Ikindi na ya cyemezo cy'amavuko bikaba bisa. Icyo ni ikintu cyiza cyane. Niba ugiye kwa applying, niba utara applying, making sure ko amazina ari kuri cyemezo cy'amavuko, amazina ari kuri pasiporo, amazina ari ku ndangamuntu agomba guhura n'ayo uri bushyire hehe kuri ya fomu. Icya kabiri wakoresha indangamuntu yawe izina. Icya kabiri ni mail, nimba uri umukobwa cyangwa se umuhungu. Icya gatatu igihe wavukiye nacyo kigomba kuba gihura na hantu hose twavuze. Urumva. Icya kane baba bakubaza niba uba mu gihugu uri kubamo uyu munsi, uko ushobora kwa-applyinga green card uri muri Congo. Hari n'abantu ba-applyinga green card bari muri Amerika. Icyo nacyo tuzakiganiraho. Urumva. Kugira ngo wumve agaciro ka green card. Urumva. Nacyo twakiganiraho. Urumva. So ni ukuvuga ngo ni ibintu bisanzwe, ni imyirondoro rwose niba ufite umwana, niba ufite umugore, ni utuntu tworoshye cyane, ntabwo ari ibintu bikomeye. Ahubwo icy'ingenzi ugomba ugashyiramo na email yawe. N'ubundi ibintu bine nibyo ugomba kuba careful cyane. Amazina, itariki wavutseho, 2, email yawe. Kuko email yawe iyo umaze gutsinda niyo muganiriraho, bakubwira ati uzajya gukora interview umunsi uyu n'uyu, bakakoherereza message. Urumva. Ubwo tubonye email. Ikindi ifoto yo ni ngombwa. Ifoto yo niyo ya mbere. Wowe nako twatibagiye ko ifoto ni ngombwa cyane, kubera ko ifoto iyo ifite ikibazo wowe ukurwamwo. Ubwo wenda twinjiye mu buryo bakora selection bayikora mu buryo bubiri. Barabanza bagaselectinga amafoto afite ikibazo mbere yuko haba selection nyirizina yayindi nyirizina. Barabanza bagaselectinga amafoto afite ikibazo. Ese ifoto zifite ikibazo ni nk'izihe ziba zimeze gute? Ni ukuvuga ngo bakubwiye ngo ni white background, wowe ushyizeho blue, sibyo? Bakubwiye ngo ntiwemerewe kwambara amarinete, we wayambaye, sibyo? Bakubwiye bati ibijyanye n'amaherena n'amashene n'ibiki, ibijyanye n'igicucu inyuma, basanga harimo flu, sibyo? Ugasanga ukoresheje ifoto itari kuri size. Ni byinshi cyane. Urumva. So ikindi ni marital status, nimba ufite umufasha, bya bintu twavugaga nyine. Urumva kari akantu ka number of children uri papa aza kugakontaho, cyangwa se aba niyo mpamvu turi gukora ibi biganiro cyane, tubiganireho. Urumva. Ntabwo wabona nk'ubu wenda urugero, ntabwo wareba dukurikije kuri experience tuvuze yabaye kuri uwo muntu nurangiza ngo ukore ikosa yakoze, kandi bamaze kureba iyi video bamaze kureba iyi video barayisobanukiwe. Urumva. Ni byiza yo niyo mpamvu turi gukorana n'amavideo ameze gutya, kugira ngo iyi green card turashaka kuyikundisha Abanyarwanda, turashaka kuyibashyiramo, tugerageza amahirwe. Twe nta kindi kintu tubifuriza, sibyo? Nta kindi kintu tubifuriza, tugerageza amahirwe. Kandi mwebwe mudukurikiye turagira ngo tubakangurire, tunabashishikarize ko uko umubare mwinshi w'Abanyarwanda wiyandikisha, ni nako abazatsinda bazaza ari benshi. Iki kintu rero dushishikarize mwebwe mwese mutariyandikisha, iminsi isigaye irabarirwa ku ntoki, mube hafi, mubikorane umwete, kugira ngo nibura tubone ngo mu Rwanda natwe twagize abantu benshi batsindiye green card bari mu gihugu cya Amerika babikesha iyi tombora. Namusa hari ikintu rero nagira ngo umare impungenge abantu, ko benshi barimo kuvuga bati none se ninatsinda nta bushobozi mfite bwo kuzajya muri Amerika, ibi bintu byo bimeze bite? Ikintu gihari rero, wowe ntuzigere wenda uvuga ngo ubushobozi. Yes, ubushobozi ni ngombwa, buranakenewe kuri iki kintu. Wenda tuzagenda tubivugaho ko iyo umaze gutsinda
hari amafaranga runaka bikenerwa, ariko nimba tukubwiye ngo hari amafaranga runaka bikenerwa ntiwumve yuko nyine bameze nk'aho bari kukwishyuza. Hoya, sibyo. Ni ngo gutsindira green card ikintu Amerika iguhereza ibintu bibiri. Icyo green card isobanura, iguhereza kuba wemerewe gukorera muri Amerika imyaka yose ushaka y'ubuzima bwawe, ndetse no kuhatura, sibyo. Ibyo byonyine birahagije ku muntu ufite mu mutwe yafungutse, sibyo. Ibijyanye n'amafaranga ni serivisi uba ugombwa nyine. Urugero nka medical check up, aya mafaranga ntabwo ajya muri ambasade ya Amerika. Baba bagira ngo barebe koko nyine umuntu amafaranga ya visa iyo ukinjira muri ambasade uba ugomba gutanga. Ayo ni amafaranga nyine ahoraho, nyine ni igiciro cya visa nyine, urumva. So ibijyanye n'ubushobozi rero, icyo navuga ku bijyanye n'ubushobozi hano ngaha, yewe muntu uri gukurikira iyi video kugira tuma bamara impungenge, waba urugero reka mvugire ku bantu bari single, ushobora kwa applyinga green card uri umusore cyangwa se uri urubyiruko, ukaba ufite ikibazo cy'ubwo bushobozi, ariko wenda wamaze gutsinda, sibyo. Ariko uri kwibaza uti se aya ubushobozi nzabukura hehe? Ni ukuvuga ngo hari uburyo ki, hari gahunda turi gushyiraho, hari abaterankunga tugiye dufite bari hanze, twagiye tubiganiraho, turimo turabinoza, turi kugira ngo turebe ukuntu yewe muntu udafite ubushobozi, turebe uburyo ki twagufashamo kugira ngo uko gutsinda kwawe kudapfusa. Kubera yuko nimba utsinze ntukomeze gahunda cyangwa se process zikurikira, bibi impfabusa. Rero ntabwo twakishimira yuko bibi impfabusa byonyine kuba turi hano ngaha turi gukora video kugira ngo mumenye iki kintu neza, mwige mumenye mwese bigenda gute, bigenda gute, sibyo. Reka wenda bakubwira ibintu bizaniye, sibyo. Twe twaricaye, sibyo, dusoma icyo bita instructions za green card. Ukinjira muri application ya green card harimo instruction byonyine zihagaze nka page hafi 10, sibyo. Ibyo ngibyo rero nibyo twagiye tubijyamo, turabisoma neza, turabinonosora, turabyiga neza, bidutwara igihe. Ari byo tuba turi kubabwira hano ngaha. Igihari rero nuko we numara gutsinda ukaba watsinze, sibyo, ariko ufite ikibazo cy'ubushobozi, nimero zacu zirahari, sibyo. Yaguhamagara cyangwa se nanjye yanyandikira kuri Crimson TV, cyangwa se akampamagara kuri nimero yanjye ziriho, urumva. Hari uburyo ki buhari, ntugire ikibazo. Hari uburyo ki buhari dushobora kubigenza kandi ukagenda. Ubwo rero twongere dukangurira abantu bose, ntugire ikibazo rwose kuri icyo kintu. Bari bafite impungenge ngo ubuse nindamuka nanditse, nindamuka nsinze, ibyo bintu byose nzabigenza nte, izo mpungenge zose umuvandimwe arazibamaze. Cyane cyane ko hari imiryango mpuzamahanga nterankunga bandikira ikagufashamo ibyo byose, ikabigukorera, hanyuma bikaba nko mu rwego rw'inguzanyo, noneho wazagerayo bakareba ukuntu ukora ubyishyura. Iyo miryango irahari. Nyakubahwa rero bana Musa, ndabona turi ku musozo w'ikiganiro, wakangurira iki abantu batariyandikisha? Niye nama bagira abantu batarapplyinga? Rero inama nabagira, mwapplying, sibyo. Mwapplying. Ngewe wenda urugero, hari uburyo ki nashizeho, uramutse wifuza ko nge nagukorera application, hari uburyo ki nashyizeho ushobora gukorera application tutanari kumwe, kuko nge nkorera application abantu bari za Zambia, bari za Oman, za Qatar, za Dubai, urumva. Hari uburyo ki dukorana kandi bikarangira, nkamuhereza confirmation number ye, azarebereho result, urumva. So ku giti cyanjye maze kwa applyingira abantu benshi, iyo ushaka ko applyingira ndakwapplyingira. Wenda abo na applyingira turi kumwe bagira amahirwe bo cyane kubera ko ndabibigisha, kugira ngo the next time bajye babyikorera. Ariko video ngiye gushyira kuri YouTube muri no minsi, noneho irabigaragaza ngo ni gute noneho wakiapplyingira green card. Ujya muri form yawe buri mwaka, utarinze kuvuga ngo ndajya ngo kuri Shiberi Cafe ngo banyapplyingira ngo nta 5,000. Wowe
nkakwigisha uburyo ki uyapurayingira. So rero nagukangurira rero kwapurayinga. Wafata nimero yanjye, wenda Abdul araza kuyishyiraho, araza kuyishyira ku kiganiro, cyangwa se nimba ikibazo itubwire. Nimero zanjye ni 07 188 52 20. Uramutse unyandikiye rwose mu minota ingahe naba namaze kuapurayingira. Gusa ikintu mba nkeneye ifoto ujya muri muri hara Photoshop bakayigufotora, bamara kuyigufotora ngewe urayinyoherereza ariko mu buryo bwa document kugira ngo idatakaza karite, nkayifungura nkayicekinga kuko iyo foto iri kuri size, kubera ko hari amafoto menshi nagiye nakira bababwira ko ari kuri size nyamara atari kuri size. Ubwo rero turabashimira mwebwe mwese mwadukurikiye muri iki kiganiro. Ikiganiro akagaruka naho ubutaha. Ciao ciao.